igihugu numva mfitiye amatsiko, kandi igihugu nifuza guturamo, igihugu abera barimo, igihugu kitarimo umubabaro, igihugu kitarimo agahinda, igihugu kirimo umunezero, igihugu abera batuyemo, igihugu Imana ituyemo. Iki nicyo gihugu ndi gutekereza, nicyo gihugu nifuza kubamo, nicyo gihugu mfitiye amakuru, nicyo gihugu ndi kugenda numva amakuru yacu, igihugu numva kiri kunzamuramo umunezero, igihugu numva kiri kunyubagiza umubabaro, igihugu numva ashaka guturamo, igihugu kitarimo intambara, igihugu kitarimo amakuba, kandi ni igihugu kitarimo amarira, igihugu gituye kure y'agahinda, ni igihugu kidafite aho gihuriye n'ibibazo, ni igihugu cyuzuye umunezero, ni igihugu cy'ibyishimo, ni igihugu cy'ibyiza, ni igihugu kitarimo imfubyi, ni igihugu kitarimo ubupfubyi, ni igihugu abera batuje, kandi ni igihugu nkwifuriza kuzaturamo, ni igihugu nkwifuriza kuzabamo, ni igihugu nkwifuriza ko tuzabanamo dufite umunezero. Ababa muri iki gihugu nta mubabaro bagira, abatuye muri iki gihugu nta gahinda bagira, abatuye muri iki gihugu bafite umunezero. Ese inshuti yanjye, hari ukuntu ujya wumva nawe uzaba muri iki gihugu? Hari ukuntu ujya wumva uzatura muri iki gihugu? Ese nawe wumva uzatura muri iki gihugu? Hari igihugu twifuza kuzabamo, kitari igihugu kizamo imibabaro, kitari igihugu cy'agahinda, kitari igihugu cy'umubabaro, ni igihugu twifuza kuzabamo. Ese nawe urumva uzaba muri icyo gihugu cyuzuye umunezero, igihugu kirimo ibyishimo? Ese ujya wumva amakuru yaho? Ntago mfite gushidikanya, ntago mfite umutima uhagaze. Mu ijuru hari umunezero, mu ijuru hari ibyishimo, mu ijuru nta mubabaro uzabayo, mu ijuru nta gahinda kazabayo, mu ijuru nta makimbirane, mu ijuru nta mpagarara, mu ijuru nta shari, mu ijuru nta matiku, mu ijuru ntihazabayo munyangire, mu ijuru ntihazabayo ijoro, mu ijuru ntago hazabayo bwakeye cyangwa bwije. Mu ijuru tuzabayo turi mu munezero, kandi munezero w'igihe cyose. Mu isi turababazwa, mu isi turarira, mu isi tugira agahinda, mu isi tugira umubabaro, mu isi tugira amarira, mu isi baraduseka, mu isi batubwira ibyo tudashaka ku, mu isi turya tubuze uko tugira, mu isi tubayeho ubuzima tutahisemo, mu isi nta byishimo twabona. Ibyo tugerageje gukora biranga, ibyo tugerageje gukora ntibikunda, ibyo tugerageje gukora mu isi ntabwo bikunda, ibyo tugerageje gukora mu isi biranga, ibyo twifuje gukora mu isi biranga. Ariko twamenye neza ko mu ijuru ibyo bitazabayo. Twamenye neza ko mu ijuru ariho imibabaro yacu izarangirira. Twamenye neza ko agahinda kacu ariho kazarangirira, ubukene bwacu ariho buzarangirira, ubukire bwacu ariho buzarangirira, uburwayi butuzengereza ariho buzarangirira. Twamenye neza ko aho tujya ni heza. Muririmbyi aravuga ngo nta ndwara zibayo, nta miruho ibayo, abari mu ijuru baguwe neza, abari mu ijuru bafite umunezero. Natwe aho mu isi turi n'umubabaro, aho turi mu isi nta gahinda, aho turi mu isi nta byishimo, aho turi mu isi tubyuka tubabaye,
aho turi mu isi tubayeho mu gahinda, aho turi mu isi tubayeho mu mubabaro, nta byishimo. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, hari umunsi tutazababara, hari umunsi tutazongera kurira, hari umunsi tutazongera kugira agahinda, hari umunsi imibabaro izashira, hari umunsi ubwo bukene buzarangira, hari umunsi tuzaba tutakibabara mu isi, hari umunsi tuzagera mu gihugu kitari mu mubabaro. Nshuti yanjye, wowe uzindutse muri iki gitondo, wowe turi gusengana muri iki gitondo, wowe ubonye Imana ikingura, wowe ubonye bucya, ndagira ngo ubwire, hari igihugu tutazongera kurira, hari igihugu tutazongera kubabara, hari igihugu cy'ibyishimo, hari igihugu cy'umunezero, hari igihugu cy'amahoro. Amakuru yo muri icyo gihugu, umunsi umwe tuzinjira muri icyo gihugu, umunsi umwe tuzinjira muri uwo murwa, umunsi umwe buzacya mu gitondo ntago buzagoroba, umunsi umwe buzagoroba bahura ariko ntibuzaca, umunsi umwe buzira ariko ntago uzabona butandukanye mu gitondo. Hari ibizaba nko guhumbya, umunsi umwe tuzava mu isi, ntabwo tuzahirirwamo. Nta ndwara zibaba mu ijuru. Erega nshuti yanjye, wasanga indwara zarakwiziritseho, ariko nagira ngo ubwire, nta ndwara zizabayo. Wasanga muri iyi minsi uri mu bibazo, wasanga muri iyi minsi ari wowe uri kuvugwa, wasanga muri iyi minsi ari wowe uri ku rutonde rw'abavugwa, wasanga muri iyi minsi barakubonyeho inkuru, wasanga muri iyi minsi ari wowe ufite ikibazo, wasanga muri iyi minsi nta gukomera kari urutega. Ariko ndagira nkubwire, hari umunsi bizashira. Wabonye Imana ikingura muri iki gitondo? Wabonye Imana ikingura muri iki gitondo? Nshuti yanjye, wabonye Imana ikingura? Ese wabonye Imana ikingura? Wabonye bukeye muri iki gitondo? Ariko ndagira nkubwire nshuti yanjye, wowe uzindutse ngo dusengane muri iki gitondo, ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umunezero, ni igitondo Imana iduhaye, ni igitondo Imana iduhaye ngo twishimiremo. Benshi bifuje kuramuka ntago byakunze, benshi bifuje kuramuka ariko ntago byabaye. Ariko wowe ugize amahirwe, burakeye, bukeye kubera umugambi w'Imana, bukeye kubera ko Imana yaguteguye kugira ngo uyu munsi ufatanya natwe gushima, uyu munsi ufatanya natwe kuvuga imirimo y'Imana. Benshi bifuje ko bwacya ariko ntago byakunze, ariko wowe birakunze, burakeye. Nshuti yanjye, waramutse muri iki gitondo, fatanya nanjye gusenga, tubwire Imana ngo tubonye undi munsi udasanzwe, tubonye ibindi byishimo, kuko hari umunsi tubonye. Benshi ntago bagiriye ubwo buntu, ariko twebwe tugiriye ubwo buntu. Turavuga imirimo y'Imana kubera ko igitondo kigeze, turavuga imirimo y'Imana kubera ko ari mu mugoroba, turavuga imirimo y'Imana kubera ko ari ku manywa. Sinzi aho uherereye nshuti yanjye, sinzi aho bwakeye uri, sinzi aho bwagorobye uri, sinzi igihugu urimo, sinzi umurwa wicayemo, sinzi inzu wicayemo, sinzi uburiri uryamyeho, sinzi agahinda kawe, sinzi uko waramutse. Ariko ndagira nkubwire, muri iki gitondo Imana mutunzi w'imbabazi, Imana y'amahoro, Imana data, Imana umubyeyi wacu, irebe kwifuza ku mutima wawe, irebe ibyifuzo by'umutima wawe, irebe uko bukeye, irebe icyo wifuza, irebe icyo ushaka, irebe impamvu zawe, maze ikugirire neza. Tugize amahirwe, burakeye, tugize amahirwe, turazindutse. Hari benshi babyifuje ariko ntago babibonye, ariko bwe turabibonye kandi nta kiguzi twatanze. Nyamara hari benshi bifuje kubaho ariko ntago byakunze, ariko nta kintu twishuye. Twamenye ko mu isi ibintu byose turabyishurira, twamenye ko mu isi ibintu byose tubyishurira amafaranga, ariko kugira ngo tube turiho nta kiguzi twishura, nta kintu twatanze, n'imbabazi z'Imana. Muri iki gitondo nta kintu twatanze ngo tube turiho, n'imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu muri iki gitondo dufite amashimwe, niyo mpamvu muri iki gitondo njye nawe turi gushima, niyo mpamvu muri iki gitondo njye nawe dufite ibyo tuvuga, niyo mpamvu njye nawe muri iki gitondo dufite umwuka wo guhumeka,
ni ukubera imbabazi z'Imana, atakindi kiguzi twishura, atakindi kiguzi twatanze, ari imbabazi z'Imana. Naho ubundi byari umubabaro, benshi babyutse barira, babyutse babura ababo, bandi bararanye agahinda, bandi gusinzira byabananiye, bantu babuze ibitotsi, bantu benshi baraye bicaye kubera ko babuze amahoro, kubera ko babuze ibitotsi, abandi basinziye, ariko bukeye mu gitondo bahura n'ibibariza, bahura n'ibibabaza. Nge nawe muri iki gitondo turi bazima, turavuga imirimo y'Imana kuko turi amahoro. Naho ubundi iyo ataba Imana ntago tuba turiho, nshuti yanjye. Niyo mpamvu muri iki gitondo nkubwira ngo fatanya nanjye gusenga, fatanya nanjye gusenga, ubwira Imana ngo ndanezere muri iki gitondo ko ndamutse ndamahoro. Hari benshi babigerageje biranga, ariko ibyo ngiye gukora byose ngiye kubanza gushima kuko ndamahoro, ngiye kubanza kuvuga imirimo ikomeye kuko ndamahoro. Data, iki ni igitondo kidasanzwe kandi ni igitondo cy'umudendezo, ni igitondo cy'amahoro n'ibyishimo kuko turaramutse nubwo abandi bitakunze. Kabone ko ibyo twavuga byose, kabone ko ibyo twashima byose, kabone ko ibyo twahamagaramo byose, nta kintu na kimwe cyaruta kugushima kubera ko tubonye ineza yawe, kubera ko tubonye urukundo rwawe. Ninde wadufasha kuvuga imirimo y'Imana? Ninde wadufasha kuvuga iby'Imana yakoze? Ninde wadufasha guhamagara Imana tukavuga ngo iki gitondo turabyutse turi amahoro, dufite amashimwe, tugiye gufatanya gushima? Nshuti yanjye, Imana iguha umugisha ko waramutse ufite igitekerezo cyo kuza gushima Imana. Imana iguha umugisha kufatanyije nanjye kuvuga imirimo y'Imana. Imana iguha umugisha kubw'uyu mwanya udasanzwe. Imana iguha umugisha kubera ko twongeye kubona ibihe bidasanzwe Imana ituremeye. Nshuti yanjye, Imana ikugirire neza ko wongeye kwisanga ufite umutima wo gushima. Nshuti yanjye, Imana ikugirire neza ko wongeye kwisanga muri iki gitondo cy'amashimwe. Ndabizi ko hari benshi babigerageje bikanga, ariko wowe wisanze muri iki gitondo. Ndabizi ko hari benshi babigerageje ntibikunde, ariko wowe birakunze. Niyo mpamvu nge nawe twazindutse ngo tuvuge imirimo y'Imana, tuvuge gukomera kwayo. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wa kane w'icyumweru, ni umunsi abo twatangiranye icyumweru batageze uyu munsi. Ni umunsi benshi twatangiranye icyumweru bamaze kugera ahacecekerwa. Icyumweru tutabasha kuba twebwe tuvuga ngo twibeshejeho, ahubwo twibeshejweho dutanze iki? Ko ari Imana nyir'ibihe yatubeshejeho, ko ariyo mpamvu tuvuga ngo imitima yacu ifite amashimwe. Hari umurwa tuzabamo, kandi uwo murwa turifuza kuzawuturamo, ariko ni bande bazawubamo? Ni ubwoko bw'Imana, ni abana b'Imana, ni ab'Imana yatoranije, ni ab'Imana yabeshejeho. Niyo mpamvu muri iki gitondo, nshuti yanjye, ndimo ndakubwira ngo fata umwanya nge nawe dushime, tuvuga imirimo ikomeye Imana yakoze. Kandi twamenye neza ko abazaba muri uyu murwa bazaba bambaye neza, bazaba babayeho neza, ntabwo bazaba barira, nta gahinda bazaba bafite, nta mubabaro bazaba bafite. Abari muri iki gihugu bafite umunezero. Niyo mpamvu nawe nkwifuriza tuzabane muri iki gihugu. Data, iki ni igitondo kidasanzwe kandi ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo twisanzemo turi amahoro, ni igitondo tubyutse kugira ngo dushime, tuvuge imirimo yawe. Data, ndabizi ko ijoro ari ikintu kinini, twaryamye twisanga mu gitondo bwakeye, kandi ndabizi neza ko iri joro ni byinshi byaduhigaga, n'ibyanyuze mu nzu aho twari turyamye byari byinshi,
n'ibyanyuze hanze y'aho twari turyamye byari byinshi, n'ibyatumaga tutari businzire byari byinshi. Nyamara koko benshi baraye bicaye, nyamara koko benshi ntago basinziriye, nyamara koko benshi babuze amahoro yo mu mutima, nyamara koko benshi babuze umunezero. Ariko ubwo tugeze mu gitondo kizima, hari abandi bari ku gicamunsi, nabo baravuga ngo hashimwe Rurema watumye bwirwa. Ndabizi ko hari abandi bajya kuryama, nyamara baravuga ngo hashimwe Rurema watwirijeho. Nyamara ndabizi ko hari abandi bari burare bicaye, hari abandi bari mu kazi, nyamara barashima baravuga Rurema. Sinzi uyu mubyeyi aho ari, sinzi niba ari kugenda umurebana amaso y'imbabazi, sinzi niba yicaye murebana amaso y'impuhwe, sinzi niba aryamye, sinzi niba ari kumwe n'umugabo, sinzi niba ari kumwe n'abana, sinzi niba ari wenyine. Ariko uyu mubyeyi azindutse ashima, murebana amaso y'imbabazi. Sinzi uyu mupapa udukurikiye muri iki gitondo niba yicaye, sinzi niba ari mu kazi, sinzi niba ari kugendagenda, nyamara arabizi neza ko uwo tuvuga, uwo tubwira yumva kandi ari umubyeyi. Niyo mpamvu uyu mupapa nawe musengera, ndasengera uyu musore, ndasengera uyu mukobwa. Ntago mbizi ahantu uri, wenda uraryamye, wenda uri kugenda, wenda uricaye, wenda ufite byinshi biguhugije, ariko fatanya nanjye mu kanya gatoya tubwire Imana ngo muri aka kanya gatoya tubonye ni akanya ko gushima kubera ko turi amahoro. Erega hari benshi batakiriho kandi atari uko batashakaga kubaho. Benshi bari bafite imishinga iyo yabapfanye ubusa, ariko uyu munsi uri amahoro. Nishimwe, ndagushimye Kristo, ndagushimye kugize neza, ndagushimye kuduhaye undi munsi udasanzwe, ndagushimye kuduhaye akandi kanya kadasanzwe, ndagushimye kutwemereye kubasha kuvuga, ndagushima kutwemereye kumva ijwi ryacu muri iki gitondo. Turi abana bawe, turi abahungu n'abakobwa, turazindutse muri iki gitondo dufite amashimwe. Hari utabyumva, hari uwo bitareba, hari ufite ibindi bimushishikaje, hari ufite ibindi arimo bimeze nk'amahane, hari undi uri mu bindi bimeze nk'amatiku, hari undi uri mu bindi bimeze nk'amarira, hari undi mu bimeze nk'ibibazo, hari undi wabuze amayira anyuramo, hari undi wabuze aho ari buze kwerekeza, hari undi utari buze kubona icyo kurya, hari undi waburaye, hari undi waraye yigunze, yaraye ku muhanda, yaraye muri ruhurura, yaraye abundeje, afite aharambika umusaya, ariko uramuzi neza. Ariko iki gitondo kwari igitondo kidasanzwe, ariko iki gitondo kwari igitondo cy'umugisha, ariko iki gitondo kwari igitondo tuzindutse. Ese wowe uri kunyumva muri iki gitondo, wowe uri kunumva uzindutse muri iki gitondo, wafatanya nanjye gushima, wafatanya nanjye kubwira Imana ngo hari ibyo ngukeneyeho, hari icyo nkwifuzaho, hari icyo ngushakaho. Namenye ko nta wundi wakimpa, namenye ko ari we wenyine wakimpa, namenye ko nta wundi muri iki gitondo wangirira neza. Isi iradusiga, isi irihuta, nyamara uko yihuta niko benshi bapfa, nyamara uko benshi bapfa niko batagira uko bashima. Ariko Data ndagushimye muri iki gitondo, ndagushimye muri iki gitondo kutwemereye kuba turi amahoro. Nyamara hari umuntu uri kunyumva ari mu nzu y'imbohe, nyamara araye mu nzu y'imbohe, nyamara arafunzwe arengana, nyamara ari mu buroko ari kunyumva. Mu buroko naho Imana irakubona, irabizi kurengana, irabizi kuzira ibyo wakoze, ariko uri mu buroko urafunzwe. Tegereza Imana izagusangamwo, nta wundi wakugirira imbabazi,
nta wundi wakugirira ubuntu. Ndabizi kuri kunyumva muri iki gitondo, uri mu ishamba, uri mu mutekano, uri kureberera rubanda, ariko Imana izi imvune yawe. Ariko iryo shamba urimo, Imana irabizi ko uri mu ishamba, ariko Imana irabizi ko ariyo ifite ubuzima bwawe, ariyo izi ibyo ukeneye, ariyo izi ibyifuzo byawe. Ariko ndabizi ko uri kunyumva muri iki gitondo, waraye urya inkoni, waraye ukubitwa, niyo funguro ryawe, ariko Imana irabizi. Imana niyo igusanga aho ngaho, Imana niyo izakurengera, Imana niyo izagutabara, Imana niyo izakugirira neza. Ndabizi ko uri kunyumva, ndabizi ko turi gusengana muri iki gitondo, nyamara uryamye kwa muganga, umaze igihe kinini uryamye kwa muganga, nta cyizere cyo kuhaguruka, ntago ubizi niba uzagenda, ntago ubizi niba uzakira, umaze kwiheba rwose, ntago ubizi niba aho hantu uzahakirira. Kwa muganga uburwayi bukomereye nabi, cyangwa se uryamye mu rugo, uri ku gisasiro umazeho igihe, ntago wizeye gukira, ntago ubizi niba wakira, ntago ubizi niba wahaguruka. Ariko umva ndakubwire, Data arabizi kubabaye, Data arabizi ko ufite agahinda. Imana ni umubyeyi, Imana ni papa, Imana ni umutunzi w'imbabazi, Imana ni umunyabuntu, muri kamere yayo igira urukundo. Irabizi kubabaye, irabizi umubabaro wawe, irabizi amakuba yawe, irayaza agahinda kawe, izi ukubayeho. Ariko muri iki gitondo urabona undi munsi udasanzwe. Imana irabizi ibihe uri gucamo, yiteguye kukugirira neza. Wowe uzindutse ngo dusengane, umva imvugo y'Imana, umva ijwi ry'Imana, kandi ijwi ry'Imana ubwo uryumva muri iki gitondo riravugana nawe. Mwana wanjye humura, ndakuzi, nzi imibabaro yawe, nzi agahinda kawe, nzi ingingo zawe zirwaye, nzi ukurya, nzi ahuba, kwari ku ntebe y'umugome, nzi ahuba, nzi aho utuye, kwari ku ntebe ya Sekibi. Ariko hari umunsi ibyo byose bizashira, hari umunsi tuzumva impanda, hari umunsi umubabaro uzashira, hari umunsi agahinda kazashira. Erega iyo turi gusenga tuba turi kuganira n'Imana, erega iyo turi gusenga tuba turi kubwira Imana, erega iyo turi gusenga tuba turi kubwira Data, erega iyo turi gusenga tuba turi kuvuga ngo Mwami wacu, Imana yacu, tuje imbere yawe, twirinze ibiturangaza. Hari byinshi byo kurangaza abantu benshi bararangaye, nyamara iminsi irihuta. Abantu benshi bararangaye, ntabwo bazi aho ibihe bigeze. Abantu benshi bararangaye, ntago bazi aho isi igeze. Ariko ndabizi muri iki gitondo, Data turi gusenga, Data turi gusenga. Wemerere wumva ijwi ryacu, wemere umva gusenga kwacu, wemere wumva icyo umuntu wese agushakaho, wemere wumva umutima w'umuntu, wemere ureba amarira y'umuntu, wemere wumva umuntu icyo agushakaho. Ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo abakobwa bazindutse, ariko ubwo bazindutse benshi bararira. Ni igitondo ababyeyi bazindutse, ariko ubwo bazindutse benshi bararira. Ni igitondo abasore bazindutse, ariko ubwo bazindutse babuze imibereho. Aravuga ati ndi umusore, ariko reba ikigero ngezemo, ntago mbizi niba nzashaka, nta hantu nizeye ubutabazi. Uyu ni umusore uzindutse, umukobwa arazindutse, aravuga ati dore imyaka ngezemo, nyamara imyaka ngezemo ubu ndabizi neza ko benshi bamaze gushaka, abandi barabyaye, abo nateruye abari abana kuri nge uyu munsi baramaze kubyara.
ariko njye nta cyizere mfite, nyamara ndabizi neza ko data wamugirira imbabazi. Umve gusenga kwe. Ari umubyeyi uzindutse, ariko ubwo azindutse aravuga ati mfite amarira. Yazindutse arira, yaraye mu gahinda, yaraye mu mubabaro, yari afite agahinda, yari afite umubabaro. Ariko turi gusengana muri iki gitondo, ni wowe yizeyeho ubutabazi, ni wowe yizeyeho umukiro, ni wowe yizeye ko wamukiza, ni wowe yizeye ko wamugirira neza. Data, muri iki gitondo ninde uzindutse ngo dusengane? Wumve gusenga kwe, urebe umubabaro we. Nyamara uyu turi gusengana uzindutse muri iki gitondo, wasanga afite amadeni yamubanye ibibazo, ntago azi niba uyu munsi wamwishyurira. Yabuze ayo yishyura, yabonye nta bwishu, umutima umuhagazemo, abuze ibyiringiro, ntabizi niba yabona ubutabazi. Nyamara turi gusengana mu gitondo, ndabizi neza wasanga umubabaro we, wasanga agahinda ke, agiye guterezwa cyamunara. Ariko ubwo agiye guterezwa cyamunara, nta handi yizeye ubutabazi, nta handi yizeye ubutsinzi. Ni wowe wenyine yizeyeho ubutsinzi, ni wowe wenyine yizeyeho ubutabazi. Data nyir'ibihe, ndabizi neza ko wamugirira ubuntu. Data, ndabizi neza ko wamureba. Data, ndabizi neza ko wamwumva. Emera wumve gusenga kwe, emera umugirire neza. Data, uyu uzindutse afite agahinda, afite umubabaro, arashaka gusenga, ariko ntabizi niba gusenga wenda muri iki gitondo hari icyo biri bumufashe. Ntabizi neza niba muri iki gitondo wenda abasha gusenga bikagira ikintu bimufasha. Niyo mpamvu dusenze nyir'ibihe, kugira ngo umwemerere, wumve gusenga kwe, umugirire imbabazi. Maze numara kumugirira imbabazi, Data nyir'ibihe, noneho amarira ye ubashe kuyumva, agahinda ke ubashe kukareba, urebe umubabaro we. Data nyir'ibihe, umugirire neza, urebe umubabaro we. Maze numara kubona umubabaro we, Data, umuhe ibyo umutima we wifuza, kubera ko tubonye neza nta wundi wagirira neza umuntu, nta wundi wahaza kwifuza k'uyu muntu. Nyamara niwe wenyine wareba kwifuza kwe ukamugirira neza. Abana baramukeneye ariko ntahari, yarabataye aragenda. Data nyir'ibihe, abana baramushaka nyamara ni se, ariko yarabataye aragenda. Yasize umugore, amusigana agahinda, amusigana umubabaro. Abana kurya birabagoye, abandi kwiga biragoye. Mu izina rya Yesu, uyu mubyeyi utwumva, abana bari mu rugo babuze uko bajya mu ishuri, ubuzima bwaranze, guterateranya byaranze, arashakisha nyamara ntibikunda. Ariko Data nyir'ibihe, ndakwinginze mugirire neza, mugirire neza, umurebane amaso y'impuhwe, maze umutabare, uhaze kwifuza k'umutima we. Data nyir'ibihe, wowe uzindutse, wowe turi gusengana, ntabwo nzi icyo ubabaye, ntabwo nzi icyo ushaka, ariko Imana izi icyo ukeneye, ariko Imana izi umubabaro wawe, ariko Imana izi agahinda kawe. Iguha ibyo umutima wawe wifuza, iguha icyo umutima wawe ushaka, ikuremera icyo umutima wawe ushaka. Ndabizi neza ibihe uri gucamo ni ibihe bibabaje, ndabizi neza ibihe uri gucamo ni ibihe by'umubabaro. Ese ninde wakugirira impuhwe? Ese ninde wakurebana amaso y'imbabazi? Ese ninde wapfa kuguha icyo ukeneye? Mu isi icyo umuntu cyose aguhaye arakwishyuza, mu isi icyo umuntu aguhaye arakwishyuza, mu isi umuntu aguha serivisi akayikwishyuza, mu isi umuntu akugirira neza agashaka kubikwishyuza, mu isi umuntu wese ijya agiye kumarira arashaka ko ibyo bintu byishyurira. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, Imana ikurebana amaso y'imbabazi, Imana irebe kwifuza k'umutima wawe,
Imana ireba agahinda kawe ko mu mutima, ariko ndabizi neza ko hari benshi Imana yagiriye neza, nyamara bo bafite amashimwe, nyamara bafatanya nanjye gushima, nyamara urabizi ko hari icyo Imana yagukorera utari kubona ko gikunda. Wari ufite urubanza, Imana yaraguhagazeho, urwo rubanza ruraba kandi byagenze nk'uko wifuza, cyangwa se nubwo watsinzwe kandi wari ubizi neza ko uri mu kuri. Imana umubyeyi wawe ifite uburyo, Imana ifite uburyo urwo rubanza ruzatsindwa, Imana ifite uburyo izakuvugira. Tubonye benshi bagiye mu rubanza bagatsindwa, nyamara bagatsindwa barengana. Umuntu akajya kuburana azi neza ko hari mu kuri, nyamara bakamuriganya agatsindwa. Imana izi agahinda kawe, Imana izi umubabaro wawe, Imana izi amakuba yawe, Imana izi ukubabaye. Imana irifuza ko wanezererwa mu mutima wawe, nyamara mu mutima wawe uraza kunezererwa. Nshuti yanjye uri kunyumva, ndabizi kubabaye, ndabizi ko ufite agahinda, ndabizi ko ufite umubabaro, ndabizi ko mu isi nta wakumva, ndabizi ko mu isi nta wakugirira neza. Ariko niba wafashe umwanya ukazinduka ukaza tugasengana, Imana irebe kwifuza kwawe, Imana ihaze ibyifuzo byawe, Imana ikugirire neza, Imana ikurebana amaso y'imbabazi, Imana ihaze kwifuza k'umutima wawe, Imana igucira urubanza, Imana ikwishyurire, Imana ikwishyurire amadeni, Imana ikuburanire, Imana ikuremera urubyaro mu nda. Ndabizi abantu benshi bari kuvuza induru, kandi nibyo koko barababaye. Wubatse urugo ariko ukeneye umwana, ariko ubwo ukeneye umwana, umwana waramubuze. Ariko ndagira nkubwire, Imana iguha umwana, nawe wacire guheka, nawe wacire guheka. Imana iguha umwana, nawe wacire guheka. Wowe turi gusengana, uri gusengera mukuru wawe, uri gusengera umuvandimwe wawe yabuze urubyaro, Imana imuha urubyaro. Nta kiguzi bisaba, ntago bisaba ngo ubyishyurire amafaranga, ntago bisaba ngo wishyure. Benshi barabishyuza, ariko ndagira nkubwire, Imana irabizi ko ukeneye umwana, Imana irabizi ko ukeneye uruhinja, Imana irabizi ko ukeneye guheka. Erega ni mu gihe koko bakwise ingumba, erega bavuze ko ugiye guca umuryango, erega washatse barakwita amazina, erega n'umugabo amaze kurambirwa atangiye kukubwira amagambo mabi, kandi yaragushatse agukunze. Ariko nshuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, Imana yakuremera umwana, Imana yakuremera umwana mu nda. Ndabizi neza iyo turi gusenga, iyo tuzindutse, ndabizi ko hari benshi baba bafite umubabaro w'igihe kirekire kubera ibihe bari gucamo, kubera iminsi bari kunyuramo. Ariko ndagira nkubwire nshuti yanjye, hari icyiza nabonye ku Mana, hari icyiza nabonye ku Mana, nawe ninyemera nkikubwire. Nabonye Imana ari umubyeyi, nabonye Imana ari papa, nabonye nta muhuza uri hagati yanjye n'Imana usibye amaraso ya Yesu. Nabonye Imana ari umubyeyi, nabonye Imana yumva gusenga kwacu, nabonye Imana ireba amarira yacu ikayamenya, nabonye Imana izi aho turara n'aho turyama, nabonye Imana izi aho twicara n'aho twirirwa, nabonye Imana izi byose ku buzima bwacu. Niyo mpamvu muri iki gitondo nta kintu cyaguhesha amahoro uzindutse ngo dusengane. Niki cyaguhesha amahoro mu isi? Ntacyo. Ninde wakugirira neza ku isi? Ntawe.
Imana yonyine niyo yonyine ifite mu biganza byayo ubuzima bwawe. Niyo izi neza ko wagiye gushaka akazi ukakabura, uri umushomeri, kubona amavuta yo kwisiga birakugora, kubona umwambaro wo kwambara birakugora, kubona itiki kudepurasa biragoye, kubona interinete birakugora, kubona amayinite birakugora, kuvugana n'inshuti birakugoye, kubera ko uri umushomeri. Imana izi agahinda kawe, Imana izi umubabaro wawe. Imana yakuremera ubuzima, Imana yakuremera ubuzima, Imana yakuremera ubuzima, Imana yakuremera akazi, Imana yakuremera akazi, nawe ukabona akazi, ukajya mu kazi nk'abandi, nawe ukajya gukora, ukabona imibereho nk'abandi, ukabona ubuzima nk'abandi. Imana yakugirira neza, nawe uyu munsi ukabasha kubaho. Muririmbyi arangije aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya ndinda akaga kose mu nzira ija mu ijuru. Muririmbyi arangije aravuga ngo kumuhanga amaso iteka bizankiza intege nke, ishira ubwoba. Abantu benshi bafite ubwoba, abantu benshi turi gusengana bafite ubwoba, wasanga nawe ufite ubwoba, ariko ubwo bwoba ni ubw'iki? Shira ubwoba, shira intimba, shira umubabaro, shira agahinda, kubera ko Data arakumenya, Data azi ibyo ukeneye, Data azi ibyo yifuza. Arabizi ko utuye mu nzu ihengamye, arabizi ko utuye mu nzu yenda kukugwaho, arabizi ko utuye mu nzu nziza, arabizi ko waraye uriye, arabizi ko waburaye, arabizi ko ejo wabwiriwe, arabizi ko uyu munsi uri burye, arabizi ko uyu munsi uri burare, arabizi ko uyu munsi uri burire, arabizi ko uyu munsi uri buseke. Ariko uri kunyumva muri iki gitondo, wowe turi gusengana muri iki gitondo, Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ireba agahinda kawe, Imana ireba umubabaro wawe, ariko Imana ikuremera ibyishimo. Ninde mu isi waguha ibyishimo? Twabonye abantu benshi bajya gusinda ngo ni ukugira ngo babone ibyishimo, benshi bakajya kwiyahuza inzoga ngo ni ukugira ngo babone ibyishimo, benshi bakajya kwiyahuza ibiyobyabwenge ngo ni ukugira ngo babone amahoro, ngo babone ibyishimo, ngo barwaye agahinda gakabije, ngo barwaye umubabaro w'igihe kirekire, ngo barwaye umubabaro w'igihe kinini. Abantu imitima ibahagazemo, abantu babuze ibyiringiro, ariko ndaguhumuriza, ndahumuriza umutima wawe muri iki gitondo, ndahumuriza umutima wawe, ndahumuriza umutima wawe. Ndabizi neza ko muri iki gitondo umutima wawe uhangayitse, umutima uguhagazemo, ariko ndagira nkubwire, nubwo umutima uguhagazemo, nubwo umutima ubuze ibyiringiro, nubwo umutima wabuze amashimwe, ariko ndagira nkubwire nshuti yanjye, iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umunezero. Ninde wazindutse ngo dusengane? Ninde wazindutse ngo dusengane? Ninde ushaka ko dusengana muri iki gitondo? Imana iguha umugisha, Imana iguhire. Imana irabizi ko wabuze gakondo. Naganiraga n'abantu umunsi w'ejo, turimo turaganira, barambwira ngo nta gakondo tugira. Ndababwira ngo nanjye nta gakondo ngira, nanjye ntayo ngira, ariko mu ijuru iwacu hari gakondo, ariko mu ijuru 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 hari gakondo. Mu isi nta gakondo ihari, mu isi nta gakondo tuhafite. N'ubundi mu isi ni imibabaro y'akanya gato. Urakunda umuntu ukamuha urukundo, ukamuha umutima wawe, ejo akaba ari wo gushengura umutima sha. Umuntu umuha umwanya ukamukunda, ukamuha umutima wawe, yarangiza akawubyiniramo, yarangiza umutima wawe akawusandaza, akagutera umubabaro n'agahinda, ukaba warashinze iryinyo ku rindi,
ukararurira. Ninde ushaka ko dusengana muri iki gitondo ngo tubwire Imana ngo utwomore ibikomere by'imitima yacu? Ninde tugiye gusengana muri iki gitondo ngo abwire Imana ngo ndazindutse, narashakishije byaranze, bene wacu ntago byakunze, nagiye kwa anti angira umusazi, nagiye kwa onkle angira umusazi, nagiye muri bene wacu bafite amafaranga bangira abasazi, ariko muri iki gitondo mbonye ko ari wenyine ufite ubutabazi. Nashatse umugabo umukunze ambera igisebe, ambera ikibazo. Nashatse umugabo umukunze ambwira ngo ni njyewe njyenyine, ariko mfite bake babanjye 7. Umutima wanjye urakomeretse, urababaye. Nakunze umusore ambera ikibazo, nakunze umukobwa ambera ikibazo. Ninde wo kukomora umutima? Nagiye muri business nihirinze, ariko narahombye, business yarahombye. Ninde nabibwira? Uwo mbibwira wese ko yangira umusazi ngo ndi indangare. Ninde nabwira agahinda kanjye? Ninde nabwira umubabaro wanjye muri iki gitondo? Ninde wabasha kunyumva? Ariko yiteguye kumuza wese amusanga. Aravuga ngo njyewe ninde uja nsanga? Ninde uja nsanga ngo mugirire neza? Ninde uje kunsanga ngo mugirire neza? Ariko ndagira nkubwira amakuba yawe, ndagira nkubwira agahinda kawe. Nta wundi muntu wakamenya, nta wundi muntu wamenya umubabaro wawe. Tuzaba tutari kurira, hari umunsi tuzaba tudafite umubabaro, hari umunsi abantu bazaba badakina n'amarangamutima yawe, hari umunsi utazibuka kavukire yawe, hari umunsi utazibuka aho wakomotse, hari umunsi bitazaba bigize icyo bikubwira kuba ufite abavandimwe bakuriye, hari icyo bitazirwa bikubwira. Nkubwire nshuti yanjye, umunsi umwe twigeze kujya gusenga, tujya gusenga dufite umubabaro, tujya ku musozi gusenga. Umuntu arangije aranyitegereza, aravuga ngo nkuyu ari mu miteto, ngo nkuyu aba yaje kumara iki? Ngo aba yaje kudushinyagurira, ngo aba yaje kutwishima hejuru. Ndamureba ndamubwira nturarushye, ufite umubabaro w'igihe kirekire, ufite agahinda k'igihe kirekire, ntabwo uramenya Imana tubwira. Imana tubwira ni papa, Imana tubwira ni umubyeyi, nta wundi muntu bisaba ngo uyitumeho. Nibakakubeshe ngo hari umuntu ngo ugiye gutumaho Imana, nibakakubeshe barakushuka. Imana ni so, yumi imbere ya surateta, nta kiguzi bidusaba, nta nyishu n'imwe, ibindi byose turabyishurira, ibintu byose turabyishurira. Nawe uvuga kujya gusengera yo ku musozi, uragenda wishyuye, urajya kuri immigration gushaka ibyangombwa ugende kure gusenga, uragenda muri bwari utange transport ugiye gusenga. Ariko iyo ujya kubwira urayisize mu nzu yawe, irabizi ko urara ukubitwa, irabizi ko barara bakuruka inzoga ku gikanu kandi basinze wowe utanyoye, bakarara bagusindiraho. Irabizi ko bakugize iciro ry'imigani, urabizi ko wagiye muri business ugahomba, irabizi ko amashuka yawe ari yaza muri mubabaro wawe n'amarira yawe. Sinzi wavuze ngo iyi mihanda ngo tuzayisariraho, nutagira Imana muri wowe uzanasara, ntago ubesha. Ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri, utagize Imana koko kuri iyi mihanda wasara. Wagenda kuri TikTok ugasanga ikiganiro kumva nikikunyuze, ukajya ahandi ugasanga nikikunyuze, ukajya ahandi, ariko ntaho uzagera hazaguha amahoro haruta ko Imana ituye muri wowe. Wagenda muri video zose ukaba uri mwigusimisha, wakumva indirimbo zose ukaba uri kunezeza, mutima wuzuye umubabaro, mutima wuzuye agahinda, wabura umuntu unezeza umutima wawe. Ariko ndagira nkubwire, ntabwo profeta guhuza n'Imana, ntabwo mama wawe guhuza n'Imana, ntabwo papa wawe guhuza n'Imana,
ntago nanjye guhuza n'Imana. Imana ni umubyeyi, Imana ni papa, ibasha kukumva wenyine. Niza agahinda kawe sha, niza umubabaro wawe sha, wowe uri uranyumva, irabizi ko amadeni agiye gutuma usara, arabizi ko bavandimwe bagiye kugusaza, arabizi ko umugabo washatse cyangwa umugore washatse agiye kugusaza, arabizi ko abana wabyaye bagiye kugusaza, arabizi ko minerivare igiye kugusaza, arabizi ko ubukode bugiye kugusaza. Umutwe wawe urashushe, umutwe uragushuhanye, umutwe urashushe, umutwe urashushe. Ariko nagira ngo ubwire, nubwo umutwe ugushuhana, nubwo umutwe ukubanye ikibazo, papa arabizi, data arabizi kubabaye, data azi umubabaro wawe, data azi agahinda kawe, data azi ibyifuzo byawe, data azi ibyifuzo byawe, data azi umubabaro wawe. Nshuti yanjye, yakugirira neza nta kiguzi wishyuye, yakugirira neza ntacyo watanze. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Ndabizi neza ko umukunzi mwiza azi umubabaro wawe, ndabizi ko umukunzi mwiza azi agahinda kawe, ndabizi ko umukunzi mwiza byose kuri wowe arabishobora, niwe ukurinda akaga kose. Ese nkubaze ma, ninde wakunyujije hahandi waciye mu minsi ishize? Ninde wakwambukije bya bindi byari bikomeye? Ninde waguteje intambwe ukagera aho ugera uyu munsi? Ni ikiguzi kingana iki wari kwishura kugira ngo ube ugeze aho ugeze uyu munsi? Ko nawe ubizi aho uvuka, kuzi uko babayeho, ko nawe ubizi aho uvuka, kuzi ubuzima babayemo. Nubwo uri mu kazi, ese ninde uzi ibibembe byawe ma? Ninde uzi umubabaro wawe? Wambara neza abantu bakakubona ko wambaye neza, yego, ariko sha warashize. Abantu bagira ngo ufite amafaranga, nibyo, ariko wayaririyemo umubabaro w'igihe kinini. Abantu bakinnye n'umutima wawe, barangije barakujugunya. Twabonye n'abantu bakinnye n'imitima yacu, barangije baratujugunya sha, baradusiga, badusiga twenyine, badusiga turira, badusiga mu mubabaro, baragenda. Kandi baratubeshe, bantu baratubeshe, bantu badukinnye imitwe, bantu badukiniraho ibyifuzo byabo, ariko barangije baragenda baradusiga. Ni Yesu wenyine, ni Yesu wenyine. Kandi guhura nawe ntago bigusaba transport, kandi guhura nawe ntago bigusaba igitambo. Igitambo cyatambwe rimwe ni Kristo, iyo wagiye ku musaraba amena amaraso. None se twe niki kidukiza? Ugira ngo niki cyatugiza abakiranutsi? Niki cyatugiza abakiranutsi? Ko ari amaraso ya Yesu yonyine yatugiza abakiranutsi. Ninde se wari kutugira abakiranutsi? Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwonyine bwadukuyeho umugozi. Naho ubundi se aho utuye ntitukuzi, uko ugenda se ntibabizi. Benshi bazi uko urya, bandi bazi uko wambara, bandi bazi uko ucuruza, ariko umva nkubwire, ikibazo si abantu. Umugabo w'umuhanga arandika, amaze kwandika aravuga ngo mu isi igihe kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kwishima, hari igihe cy'umubabaro, hari igihe cy'ibitwenge, hari igihe cyo kwigunga n'agahinda. Ariko hari igihe uhagazemo. Niba uhagaze mu gihe cy'umubabaro, ndagira ngo utangarize ko hagiye kuza igihe cy'umunezero, nshuti yanjye.
kandi ibi ntabwo bisaba ngo ubyishyurire amafaranga, ahubwo biragusaba kwitwara neza. Dufite abantu benshi bavuga ko bakijijwe, ariko imitima yabo yuzuye ubugome, yuzuye ishari, yuzuye ubugome, yuzuye ubwicanyi, yuzuye amahane, yuzuye amatiku. Ariko ndagira nkubwire, wowe wamenye Imana ukagirirwa umugisha, tukaba turi gusengana muri iki gitondo, ndagira nkubwire inshuti yanjye, uko byagenda kose, Data arakuzi, Data arakuzi, Data arakuzi, azi ibibazo byawe, azi ibihe uri gucamo, azi ko hari ibihe by'amarira, arakuremera ibihe by'ibyishimo. Data arabizi ko uri mu gihe cyawe, ariko igihe cyawe uzarebe uri mu gihe cy'umubabaro sha, usigara wenyine, nta muntu n'umwe uri kumwe nawe, bose bakuvaho. Iyo bakoze bridal shower ntibagutumira, iyo bakoze baby shower ntibagutumira, iyo bagize anniversaire ntibagutumira, iyo uri mu gihe cy'umubabaro nta bantu bakuzaho. Ariko uzarebe nugera mu gihe cy'ibyishimo, inshuti zizaza ari nyinshi. Ese ninde mugendana muri cya gihe cy'umubabaro? Ni Yesu wenyine. Ninde mugendana muri cya gihe cy'agahinda? Ni Yesu wenyine. Ariko nugera mu gihe cy'ibyishimo, nanjye nzagutelefona, nanjye nzakwandikira, nzakwigiraho inshuti. Iyo niko isi imeze, niyo si dutuyemo, niyo si tugendagendamo, niyo si wacu tubamo. Niyo mpamvu ibintu byose ni ukubyishyurira, kugira ngo wisige urishura, kugira ngo ujye muri saruse neza urishura, kugira ngo ubashe kugenda ugere mu mujyi urishura, kugira ngo ujye kuri interineti urishura, ugura amayinite menshi ni igiciro. Iyo ugeze mu mujyi kugira ngo unywe amazi urishyura, iyo ushaka kwihagarika urishyura, ibintu byose ni ukwishyura, nta kintu na kimwe utakwishyurira. Ariko nta muntu wishyura kugira ngo ahure n'Imana. Barakubesha. Imana ni umubyeyi, Imana ni umutunzi w'imbabazi, Imana ni so, Imana ni papa, Imana ni papa. Nta kiguzi ngo duhure na papa, nta kiguzi twishyura, nta muhanuzi ukenewe, nta wundi muntu ukenewe kugira ngo uhure na papa. Ni wowe wenyine n'umutima wawe. Aho wicaye bwira papa ngo muri iki gitondo ndakwinginze. Natwe twaramubwiye, umunsi umwe twaramubwiye, kurya byanze turamubwira, kuryama byanze turamubwira, tubuze aho turara turambika umusaya turamubwira, bukeye mu gitondo tubona aho turambika umusaya. Ariko niwe wenyine watugiriye imbabazi. Aravuga ngo nuko ngusanga wigaragura mu ivata, nta n'umwe wakugiriraga impuhwe. Ababyeyi badutaye tukiri bato, Imana iradukuza. Imana ni umubyeyi. Ababyeyi badutaye turi impinja, batujugunya ku muhanda baragenda. Imana iradukuza. Uyu munsi turi bakuru, tubaye abagabo kubw'ineza y'Imana. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, uri kunyumva muri iki gitondo, turasenga muri iki gitondo, nawe Imana ikumvire. Ni Yesu wenyine, nta wundi muntu mwagendana, muragendana akakwishyuza, nta wundi muntu mwagendana, muragendana akakubaramo amafaranga, nta wundi muntu mwagendana, muragenda akakubonamo kuryamana nawe, nta wundi muntu waguha akazi arakwaka ruswa, nta wundi muntu wakugirira neza aragushakamo inyungu. Ninde muri iyi si wakumva? Ni Yesu wenyine. Ninde muri iyi si wakumva? Ni Imana yonyine. Kubera ko ari papa wawe, kubera ko ari umubyeyi wawe, kubera ko nta kiguzi, niwe wenyine ubasha kukumva. Niwe turi kubwira muri iki gitondo. Arabizi kuryamye CHK, arabizi kuryamye Kabgayi, arabizi kuryamye ku bitaro i Masaka, arabizi kuryamye mu bitaro iwanyu, arabizi kuryamye mu bitaro, arabizi iminsi urwaye, arabizi iminsi ubabaye, arabizi iminsi urwaje, abizi cyane, hazi iminsi
iminsi uwo murwayi wanyu amaze igihe aryamye, ibyo arabizi neza cyane. Niyo mpamvu muri iki gitondo ndimo ndakubwira, ubwo Yesu azi igihe kinini uryamye, ubwo azi igihe uryamye, ndagira ngo ubwire ngo Data arakugirira neza. Data arakugirira neza, kandi ubwo Data akugirira neza nta giciro bigusaba ngo umwishyure, ntago bisaba ngo umwishyure. Nongere mbisubiremo, abantu benshi bahuye n'ibikomeye, ariko nuko bakomerekejwe. Abantu benshi barakomerekejwe. Bakomerekejwe nande? Abantu benshi barakomerekejwe, ariko mwakomerekejwe nande? Mwakomerekejwe n'ababashutse. Bamaze kubashuka bababwira ko bagiye kubasengera, ariko ntago ari byo. Barakubeshe. Umuntu agusengera gute? Nawe kwisengera byamunaniye, nawe arashonje, nawe aragumiwe, nawe yabuze urubyaro, nawe ni umushomeri, nawe yabuze akazi, nawe ari aho, none ngo aragusengera ngo umwishyure. Umwishyure iki se? Ego mama rero, ariko ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, uko waba umeze kose Data arakuzi. Uko waba uhagaze kose Imana irakuzi. Inzira yose waba uri kunyuramo Imana irakuzi. Imana irabizi kuri guca mu nzira igoye. Imana irabizi kuri guca mu nzira ziruhije. Imana irabizi amakuba yawe. Imana irabizi kuri kujya gukora bikanga. Imana irabizi kuri kujya gucuruza bikanga. Imana irabizi kuri gupfundikanya ubuzima bikanga, ariko yiteguye kukugirira neza. Kandi ndabisubiramo, mbwirijwe n'umwuka w'Imana, nta kiguzi. Imana izagukorera ubukwe sha, uzagira ubukwe bwiza. Imana izagukorera ubukwe bwawe tuzabutaha mu izina rya Yesu. Kandi uzaba umugore mwiza, uzaba umugabo mwiza. Ndagira nkubwire, Imana yiteguye kukugirira neza, kandi amaso yawe azabibona. N'abakuvuze n'abagututse ntubarenganye, ntabwo ari ikibazo cyabo, ni igihe cy'umubabaro wari urimo. Ariko ndagira nkubwire, igihe cyose waba urimo Imana irakuzi. Ndabizi ko igihe cyawe cy'umubabaro kigiye gusimburwa n'igihe cy'umunezero, ariko witware neza mu gihe cyawe cy'umubabaro. Ntujye kwiyandarika uri umukobwa, ntujye kwiyandarika uri umubyeyi, ntujye kwandavura uri umusore ngo ujye kwiba, ngo kubera ko imibereho yakubanye ikibazo. Ihangane inshuti yanjye, hari igihe ugiye kuvamo, hari igihe cy'umunezero kigiye kuza. Uve mu gihe cy'umubabaro, ariko igihe cy'umubabaro urimo ntukitwaramo nabi. Ni akazi kawe. Igihe kizaza kugisimbura kikaza ari igihe cy'umunezero, kigasanga waritwaye nabi mu gihe cy'umubabaro. Ni akazi kawe, ni akazi kawe. Itware neza mu gihe cy'umubabaro wa mukobwa we. Wisiga amavuta ubonye, ureke kujya kwiyambura ubusa. Wa mubyeyi we, wisohoka mu rugo rwawe ngo ujye kwiyambura ubusa hanze kubera ko abana baburaye, kubera ko ushonje. Oya, wijyayo. Bwira Imana ngo niwe wabampaye, niwe ubasha kubagaburira, niwe ubasha kubatunga, niwe ubasha kubabeshaho. Ntabwo njya kwiyandarika hanze, ntabwo njyayo. Niba shaka bapfe, ariko bapfe nyiranutse, ndi umukiranutsi. Nagiye erega ibi ntabwo bisaba ngo ukijijwe. Oya, ntabwo bisaba ngo ukijijwe. Bisaba ngo uri umuntu ufite umutima w'inyangamugayo, uba ufite umutima wuzuye ikinyabupfura, umutima wuzuye ubumuntu, umutima wuzuye umuco n'indangagaciro. Bituma bene uwo muntu abaho mu buzima bwo kwihangana. Araburara akihangana, ntabwo ajya kwiyandagaza. Harabura amavuta yo kwisiga akihangana, ntabwo ajya kwiyandagaza. Abona abandi bambaye neza, akabibona nk'ibibambwe. Abona abandi bariye neza, we yabwiriwe, yaburaye, abana bashonje,
akabifata nk'ibisanzwe, akabibona nk'ibibambwa imbere ye, ntago ajya kwiyambika ubusa ari umubyeyi. Biragatsindwa kubona umubyeyi wagiye kwiyambika ubusa ngo ni ukugira ngo agaburire abana be. Nubwo bakunda ari ababyeyi bawe, ntago uruta Imana yabaguhaye. Niyo mpamvu ndiho ndagusabira muri iki gitondo, witware neza mu gihe cy'umubabaro urimo, kuko hari ikindi gihe cy'ibyishimo, kuko hari ikindi gihe cy'umunezero kije. Kandi icyo gihe cy'umunezero kije ni igihe kigiye gusimbura cya gihe cy'umubabaro. Igihe cy'ibyishimo byawe kigiye kuza, kigiye gusimbura cya gihe cy'umubabaro. Niyo mpamvu nkubwira ngo witware neza mu gihe cy'umubabaro, witware neza mu gihe cy'amarira, witware neza mu gihe cy'agahinda. Hari ikindi gihe kigiye kuza gusimbura icyo gihe, kandi ubwo kiza gusimbura icyo gihe, ndabizi uzaseka. Hari abazakubwira ko bagusengeye, nibyo rwose nta kibazo, ariko witegure. Ariko nanone ndakubwira, hari abari mu gihe cy'umunezero, bari mu gihe cyabo cy'ibyishimo, ariko hari ikindi gihe cy'umubabaro kiri aho hafi, kiri gukomanga, kigiye kwinjira. Niyo mpamvu nkubwira ngo niba Imana yarakugiriye neza, niba hari icyo Imana yaguhaye, kinezererwemo Imana, wigitukamo Imana. Benshi hari ubwo bamaze kubona ibintu bigunze bigenze neza, barangije babikoramo amakosa, babitukamo Imana. Imana ibahaye agafaranga, uri umugabo uri kunyumva nonaha, utangiye kwirukanka mu dukobwa, utangiye kwirukanka mu twana, utangiye gusenya ingo z'abandi, kubera ko ugiye kuzigaburira zari zishonje, kugira ngo baprofite, kubera umugisha muke Imana iguhaye. Ariko icyo gihe cyawe cy'ibyishimo ntukitwaramo nabi. Hari igihe cy'umubabaro kiri buze gukomanga, hari igihe cya krize kiri buze gukomanga. Erega Imana yacu ni umubyeyi, Imana yacu ni umunyempuhwe, Imana yacu ni umunyembabazi, ariko irakwinginga ngo itware neza. Humura, ntabwo Imana ari umugome, ntabwo Imana izaguhima, ahubwo igihe nicyo cyaguhima. Igihe nicyo cyaguhima, ariko ntabwo Imana yaguhima nshuti yanjye, wowe uri kunyumva muri iki gitondo. Humura, turi gusengana muri iki gitondo. Reka ngusabire umugisha w'Imana, kuko Imana niyo izi umutima wawe, nizi ibyo umutima wawe ukeneye byose. Ariko twabonye ko igihe cyose urimo ugomba kucyitwaramo neza. Twabonye ko igihe cyose uri gucamo ugomba kucyitwaramo neza. Ntago ari ikibazo niba ushonje muri iyi minsi, ntago ari ikibazo cyane kuko ushonje, ahubwo byaba ikibazo byitwayemo nabi, ukajya kwiba kubera ko ushonje. Oya, ntujye kwiba kubera ko ushonje nshuti yanjye. Ndabizi ko uri kunyumva muri iki gitondo, wasanga warakunze umuntu, wamara kumukunda ukamuha umutima wawe. Umutima wawe urababaye kandi umutima wawe urahangayitse. Kubera iki? Abakeba bawe bamaze kuba benshi, umaze kugira ba mukeba benshi, kubera ko Imana ibahaye umugisha mukeya, mugatangira kuwubyinaguramo nabi. Umutima wawe urababaye. Ni wowe uzi agahinda kawe, amashuka yawe amenya amarira warize. Abo bantu mwirwa mubyina muserebura mwishimye, ariko iyo utashe usanga agahinda kawe mu rugo kagihari. Ujya kubona ukabona ideni ririmo rirasona kuri telefone yawe, bakakwibutsa kwishyura ko igihe cyageze cyarenze. Ntukibona akanya ko gutuza. Ujya gutuza umutima ukakubwira ngo none uratuza gute kandi bari kukwishyuza? Uratuza gute isaha yageze, itariki yageze ugomba kwishyura? Nta muntu n'umwe wakwishyurira, n'umuntu wakwishyurira wabyishyura. Muri iyi si umuntu ugize icyo agura akishyurira, nta kintu cy'ubuntu gihari. N'umuvandimwe wawe muraryana mukajya gutemana mupfa isambu, na so wayivunikiye yarayisize, ntutekereze ko uzayisiga. Muraryana, mugabo wawe muraryana, umugore wawe muraryana, mwarabeshyanye ko mukundana. Abana babaye inzirakarengane, babaye victime, babirenganiyemo.
aba bana muzababazwa. Narabibabwiye ariko na mbere, tuve muri ibi bintu, ndakijijwe sinkijijwe birakureba, ni akazi kawe, nishaka ukizwe cyangwa ubireke, ariko gira umutima wuzuye imbabazi, wuzuye ubuntu, wuzuye ubumuntu. Abantu batakaje ubumuntu ntabwo bakigira. Umuntu araguhemukira, biramupanga umuntu akaguhemukira, akagenda akaryama agasinzira, yewe agatuza akagira amahoro. Ngewe narumiwe. Kandi ubwo murasengana, mwabyihoreye mukigira mu rugo se. Umuntu akaguhemukira ari umukuru kuri wowe, ni pasiteri wawe. Abantu benshi bangije amazina y'abapasiteri. Dufite abashumba b'abana beza, abapasiteri bafite umutima, bana beza dusengana tukanezererwa, ukabona ko ari umubyeyi mu mwuka. Ariko dufite abandi baje kubasiga umwanda, bakaza icyitiriro bakihita iryo zina kugira ngo baribyaze umusaruro tu. Umuntu akaba ari porofete kugira ngo abibyaze umusaruro, aze abatuburire, aze kuri social media abasengera, ababeshe, aze abatuburire kuri telefone, abateka imitwe namwe. Ariko abanyarwanda kubiba biroroshye. Umuntu akaza akakwiba yewe ngo kugira ngo uzaharongorwe, ngo ugomba kuza ngo ukazana ngo ukazana igitambo, ngo kugira ngo uzabyare, ngo kugira ngo business ikunde. Ngo sinzi wagiye gufata amafaranga muri banki ngo gukora business, ngo arangije ngo aragenda ajya kureba pasiteri profete, ngo aramuha ngo amuha icya 10, ngo arangije ngo amuha ngo ho n'amafaranga ngo y'inyubako, ngo yani ngo nayapfukame ngo yaheshe umugisha, ngo kugira ngo none se nta plan ya business ufite. Profete umushiye udufaranga aririra. No, ubu nuwaje kwangiza izina rya ba profete. Ariko dufite abahanuzi, itorero ryubatse ku ntumwa n'abahanuzi. Umuntu arangije amuha utwo dufaranga, amaze kutwuduha umufaranga, pasiteri agiye araturiye, agubwa neza n'umugore n'abana, bishyurira school fees, nawe uraho urasamye ngo ugiye muri za business nyabagizi. Umuntu utagira ubwenge yakora business. Kredi bayitangamo icya 10, hayo nk'ubwo buyobe abantu babukura. Rangiza akaza ngo barantuburiye, ngo urakomeretse. Warikomerekeje kubera ubwenge buke. Umuntu akaza ngo umushumba wanjye ngo yarambwiye ngo uriya musore ngo sinkamwemere, ngo kubera ko ngo hari undi musore ngo ari gusengera. Hanyuma arakuzanira mu byara we wigize igisambo, ngo niwe muri bugiye kubana. Hari nuza akaguhana akavuga ati ari umuntu umwe nzi wenda sindi bumuvuge kubera ko wasanga ari kunyumva. Ariko kugira ngo abe umugore uzi ukuntu byagenze, baramutekinitse. Haza umuhanuzi avugana n'umusore ati uriya muntu turabizi barakwemera muri korari, ugende basenze, ujye mu ndimi uzotawe. Maze ujye mu ndimi, numara kujya mu ndimi numara kujya mu ndimi uvuga uti Imana ivuganye nawe, hari umusore kuzaniye umeze gutya na gutya, aramudetaya neza, agakobwa kawe nako kibera mu mwuka wo gusenga, kati yari yabimbwiye. None ubu baragurutse. Uribaza, ndagira nkubwire ngo Imana ni umubyeyi, nanabigusubiremo. Imana ni papa, wigisha inama. Reka nkubwire ukuntu uzabigenza. Uri kunyumva? Niba ari business, niba ari umushinga, niba ari ikintu runaka, genda ugitegure. Numara kugitegura ukizane. Numara kukizana uzi imbere y'Imana, ubwira Imana ngo data, ugisengere. Ubwira Imana uti data, narabimenye neza kuri papa, narabimenye neza ko mfitiye impuhwe nta wundi wazingirira, narabimenye neza ko uri umubyeyi wanjye nta wundi wangirira imbabazi, ari we wenyine wangirira imbabazi kurusha abandi. None nateguye umushinga, ngiye gukora ubukwe. Ubwo ngiye gukora ubukwe nta mukobwa mfite, kandi umukobwa nkeneye agomba kuba ameze gutya na gutya. Umudetaye urangiza ugende witurize.
uwo muzahura ukabona umutima wawe uramushimye, ubwira Imana uti nguyu ubone nasabye, ariko Imana izagushigikira. Niba ari business ubwira Imana uti dore business ngiye gukora, erega n'ibyanga uzayibwira uti papa ko nabikubwiye none bikaba byanze. Erega Imana yabikora yavuze cyangwa itavuze yabikora. Imana ntabwo ikeneye ngo uyishyure wihe constance kugira ngo Imana igukorere icyo kintu runaka. Nta constance wayiha. Oya, Imana ni so. Imana ni so. Mama wawe ko aguha umugati cyangwa papa akaguha umugati ntaguhibuye, Imana niyo iraguhibuye. Ibi bisaba kwizera ko yabikora. Ibi basaba kwizera ko yabishobora. Nabikubwiye ndakubwira ngo igihe cyose urimo uracamo ni igihe cy'umubabaro, ni igihe cy'agahinda, ariko hari ikindi gihe kigiye kuza gusimbura igihe urimo. Reka kujya kwivanga n'abavuga ibyo bavuga, reka kujya kwivanga n'abimenyekanisha, ntacyo bimenyekanisha bafite. Hari ibyifuzo nakomeje kwakira, abantu banyohereje ibyifuzo kuri 0788605044. Ibyo ni ibyifuzo abantu banyohereje, turakomeza kubisengera kandi n'ukuri turabisengera kandi ko Imana yiteguye kubikora. Hari agahinda kenshi twatewe n'abasore batubabariza imitima. Umusore akaza akababaza umutima wawe, yarangiza akigendera agasiga kugize igisheshengerigwa, umutima wawe ugize uducece, arangije aragenda. Yaba akijijwe yaba adakijijwe, yaba ari umupagani biramureba. Ibyo bintu mwihaye ngo murakijijwe mu bigumane, mu byimenyere, ni akazi kanyu. Birakureba niba ukijijwe cyangwa udakijijwe. Icyo dukeneye ni kimwe, nuko dukeneye umuntu ufite umutima wuzuye imbabazi n'ubumuntu. Menya ko mwene se uri guhemukira, uri kubabaza, afite umutima nk'uwawe. Nawe uwashenjagura umutima wawe wababara. Nawe wavunagura umutima wawe ukaba ubushenjegeri nk'uko ushenjaguriye abandi wababara. Ntago birindira ngo ubukijijwe rero. Kukizwa n'inyungu zawe, ntago ari inyungu z'abandi, ni inyungu zawe. Twe dukeneye kugira umutima wuzuye ubumuntu, ukicara ukadiringa n'umutima wawe ukamenya ko uhemukiye umuntu. Urajya gukina n'umutima w'umuntu. Bashiki bacu hano birwa birukanga ku muhanda hano hepfo bicuruza bidandaza. Haro twahuye duhuye arambwira ngo sheri, ngo tugende sheri. Ntiyego sheri, ni ngwino sheri. Araza muhereza 3 nibyo nari mfite. Ngo naye nta kibazo, ngo nese tugende. Ntitujye hese, ngo rega ngo ndaryoshye. Mana yanjye, ndavuga reka nkubwire, urabona iyi mbeho warayemo, wambabariye ibi 3 kwa byo naye mfite ukagenda, basume nimero zawe, nimbona ndi ndayaguha, sibyo? Basi tahe ujye kuryama. Ngo nibyo se? Ngo hoya, kuri se byashoboka. Kubera iki se? Bahuye n'abantu. Shareka nkubwize ukuri kw'Imana rero, Imana ikwiye gutabara abantu. Bahuye n'abantu azi neza ko nta mugabo wamuha amafaranga atayo umujyane mu byaha. Niko imitima y'abashiki bacu yabaye, niko mwayigize kubera udufaranga duke Imana yabahaye. Hawe ariko su eregane, wagira umutima w'imbabazi, wasanga ari na mwishwa wawe, wasanga ari na mushiki wawe, wasanga ari na mubyara wa mama wawe, wasanga ari na mwene wanyu. Ariko niyo ataba mwene wanyu ukwiye kugira umutima. Umuntu akaza akaba yikoreye agataro, agaca muri karitsiye ari gucuruza inyanya, ikiro yakiranguye kigeze ku 1,000 ngahe na 300, wowe ugashaka kumuha 200. Yikoreye agataro ari guca iwanyu muri karitsiye, yikoreye intoryi yaziranguye 1,000, uri gushaka kumuha 900. Ese nk'ubwo wowe ari wowe ntiwagira n'imbabazi zo kuba ku gataro kamwumiye ku mutwe? Ntago dukeneye abantu bafite
turi abarokore tuzajya mu ijuru turizaba amarokore. Oya, dukeneye abantu bafite imitima y'ubumuntu ituzuye umwuka w'uburyarya. Noneho by'akarusho, nukizwa it's okay, urimo urarokora ubugingo bwawe, kuko nanone ntago wazabona ubugingo udakijijwe nubwo waba ufite umutima nk'uwa Yezu cyangwa nk'uwa marayika. Ibyo mbyongereho kandi ushobora kunyohereza ubutumwa kuri 0787 0788 60 50 44. Hanyuma ubwo butumwa nkabusoma, ni icyifuzo ufite tukagisengera. Ariko ejo n'Imana nigira ikigukorera nawe uzaze gushima. Hari urubuga tugira rwa WhatsApp mu gitondo rwa niba ture duhuriramo. Nawe niba ushaka kurujoininga ni karibu uze kunyandikira ubutumwa kuri WhatsApp kuri 0788 60 50 44. Duhuramo kubera iyi mpamvu dufite ibyifuzo tugomba gusengera. Dufite bashiki bacu bakeneye kubaka ingo. Ibyo mutubwira ni ibiki? Ariko buri kigore cyaremewe ikigabo bagomba kurongorwa bakabona ingo zabo. Ariko tangira wiyumve ko uri umugore. Ngiye nkeneye umugabo ukijijwe, wowe urakijijwe. Ngiye nkeneye umugore ukijijwe, wowe urakijijwe. Wirirwa ufata abashiki bacu ukajya kubagurira inzoga mu kabari ukabasindisha, bamara gusinda mu kanya ukaza ngo uzajya gushaka ngo umugore ngo kwa Gitwaza ngo uririmba. Yewe ibaze wageze kuzana abandi waguzugurira amayoga wasinze. Uribaza abane bashiki bacu mwangiza. Dufite ibyifuzo tugomba gusengera. Dufite abasore bafite gahunda yo gushaka ariko babuze ubushobozi. Ariko nanone ugomba kwishakamo ubushobozi uko byagenda kose. Ugomba kurya wibishya kuya. Ndabyibuka njya gutekereza gushaka umugore, numvaga nkeneye umuryango. Nawe ugomba kugira icyo cyifuzo ukabirwanirira ukabiharanira, uzabigeraho nshuti yanjye. Ijambo ry'Imana avuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yawe. Turasenga mu gitondo, turazinduka muri niba ture tugasengana, tugahamagara Imana kugira ngo ibane natwe. Nta kindi, nta bindi. Dusenge Imana nigira ibyikora tuzashime. Dufite abarwayi benshi barwaye kwa muganga bamazemo igihe baryamye bari kubazwa n'umubiri. Dusengera abarwayi baryamye kwa muganga, Imana ibakize. Niba ufite n'ubushobozi si ngombwa ngo ubimbwire, simbukirayo yo gusura umurwayi. Tubona bene wacu aho ngaho babikora, bafite imitima yo kubikora cyangwa babitegekwa n'amahame y'idini, ariko ukwiye kugira umutima. Dufite abacu birukanwe mu mazu bari hanze, abagiye mu cyamunara, bari muri prive. Dufite bene wacu bari guhangana n'amadivorce, bashakanye bakundanye ariko bari kurwana n'amadivorce. Ibi ni ibyifuzo byose byo gusengera. Dufite bashatse batabyara bamaze imyaka 17, 8, 3, 2, 20 batabyara, babuze urubyaro. Ese niki twasenze Imana ikatwima? Ariko ireba gusenga kwacu nabyo. Buri umwana aragenda akagusaba ibintu, akagusaba byinshi, bimwe akanabipfusha ubusa, kandi wabiguza amafaranga menshi, wabitanze b'igiciro cyinshi kinini, ariko umwana akabipfusha ubusa. Niyo mpamvu Imana yacu n'umubyeyi w'imbabazi, n'umutunzi w'imbabazi, azi ibyo dukeneye, azi ibyo twifuza. Niyo mpamvu ibyo dusaba byose arabiduha, ariko atumenye ibidufitiye umumaro. Narabikubwiye, ntago umwana wawe yagusaba urwembe ngo naruririra urumuhe, nurumuha arikata intoki. Mwana n'umuhapize ebyiri, mwana yifonyagura yipfusha ubusa, kandi wayiguza amafaranga. Ibintu birahenze. Menya ibyo dusaba Imana, tumenye ibyo iduha, ibyo itaraduha tubitegereze, kandi izabikora mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibahire. Imana ihaze kwifuza ko imitima yanyu. Wasanga uzindutse ugiye guca inshuro, Imana igendane nawe. Barirwa bagucunaguza, bagudufaranga twintica ntikize, ayandi bayajyanye kuyapfusha ubusa mu byaha. Nta kibazo, cyangwa nka nuko ugira umutima mwiza, umutima wumva ko ukwiye gukora ibyo bintu unezerewe.
bandi bagiye kwirwa birukanka n'udutaro bareba ko babaho batunga abana, bandi abana bicaye mu rugo babuze minerivare, bana ntago bagiye ku ishuri kubera ko babuze minerivare, bandi bari muri priave. Ibwo buzima nibwo tubayemo. Ubwo ubona ushonje waburaye ushima Imana hari abandi muturanye bariye. Hari abantu batarya bakabara aho bashonje. Ubwo tusenga gutya hari abatabyumva bakumva bitabareba. Birakureba. Wowe ntago bikureba. Nawe birakureba. Ninde bitareba se? Imana iguha umugisha. Umunsi Imana iguhire. Uyu munsi Imana iguha ibyo ukeneye byose. Ibiciro byahenze ku masoko, abantu bavugije induru ngo uyu mujyi ntituzawubamo, ubundi se ubayemo warishyuye angahe? Imana izakubeshaho, Imana izagutunga. Reka guhahamuka, tuza umutima. Data, uri umubyeyi mwiza, uri umutunzi w'imbabazi. Ndasengera umuntu wese twasenganye muri iki gitondo, umuha umugisha. Uwazindutse akibatura, umuha umugisha. Ni wowe washimye ko dusengana. Uwo bitakunze nawe ari hariya yabuze naho bari gusenga, ariko afite ibyo agushakaho. Umuntu wese aratura mu kanwa akavuga Imana, akabona nubwo atayizi, ariko Imana irahari yamuremye. Buri wese umugirire neza, umuntu wese uhaze kwifuza k'umutima we, umuntu wese umugeneye ibimukwiriye uyu munsi. Umugisha Abanyarwanda, umugisha umuntu wese ku mudugudu ahatuye, n'abacu batari hano mu gihugu bari hanze y'igihugu, abakunda igihugu baha umugisha aho bari, abatacyumva batakifuza nabo imitima yabo yabaye akahebwe. Nta wundi muntu wahindura imitima y'abantu yigize nabi. Umugisha umukuru w'igihugu n'umuryango we. Ntabwo bizoroshe kuyobora abantu. Uyobora abantu bagutuka, bakuvuga, abantu ni abantu. Nawe uri Imana rwose warumiwe kubera abantu. Abantu baratemana ari abantu, umuntu agashaka undi bakabana mu rugo bagatemana kandi barabyaranye. Ntabwo biba byoroshye. Umugisha abayobozi kugera mu nzego z'ibanze, umuntu wese abona umugisha imbere yawe, icyubahiro kibi cyawe. Byose tubisabye twizeye kubidukorera. Karengera bari mu buroko, bari mu nzu z'imbohe, badafite ubumva cyangwa bafite ubumva, bafite ibyo bakoze cyangwa bazira ubusa. Ni wowe uzi ibyo uganira nabo, uganire nabo. Umugisha ingabo z'igihugu na polisi bari mu mbeho, bari mu masasu, bari mu bibazo. Umugisha uhira umuntu wese, kandi uyu munsi umuntu wese abona ineza yawe ica mu maso ye. Mubyeyi utwite wifuza kubyara, ntafite n'ibyo kwakiririzamo umwana, kandi uyu mubyeyi rwose akeneye kubona yibaruka, ariko afite ubwoba n'iki se ari bushyiremo umwana. Uwabuze ibyo abagaburira uyu munsi nawe ari no mu bitaro, ntafite uko ari buze kubagaburira. Twamuha igihumbi ejo kigashira, ejo bundi akifuza ikindi. Ariko umugirire neza, umugenere ifunguro rimukwiriye n'urubyaro rwe. Byose tubisabye twizeye kubidukora nk'umubyeyi, mu izina rya Yesu Kristo, amen.